umuziki wa 2020 kugeza 2025 ngiye mugeranya nk'ikipe ikini defender ibintu by'imipira ntago mbizi ariko umuntu ushaka kumenya ikipe ikini defender ntago bugitsinda umwazegera Rugaju Rigani akababwira ese ikipe ikini defender bigenda gute tekinike ziba zanini zihe niko umuziki w'iki umeze ari promoter urumva ko nanjye ibintu by'imiziki y'icyo gihe mbizi urabizi ariko nta kindi wifashisha ni AI nigo ayo makuru ariko uza ugomba kwicarana n'umuntu nkanjye akubwira amakuru nge habaye ntago wakifashisha AI kandi nari mpari ite nakubeshya umuntu wavutse muri 2000 aya mateka yakagombye kwicara gatera gatebe aba new generation b'abanyarwanda babasore inkumi hari amateka bagomba kumenya kugira ngo bubake umuziki wabo kandi ubashe gukomera kuko muri ibyo gihe imuziki yari ukomeye cyane Rwanda diaspora kandi nabashimira cyane mu ruhare bagira contribution ikomeye cyane kugira ngo umuziki w'u Rwanda ubashe gutera imbere much respect kuri his excellency president of Republic of Rwanda Paul Kagame regent abaregent abantu baba bakoze ibintu bikomeye mu gihe cyabo kandi na n'ubu yo bahari niyo tubagomba kububaha Adrek yego hari abantu bo muri Canada yego batangiye kumbwira ngo yego turabakurikiye cyane nibyo kabisa no kuri Ottawa yego uramurwa ara mu Ottawa mu gihe wa Canada yego bari kumbwira ati komereza umusore wacu Adrek urambatije ndakubatije kabisa Imana ishimwe ku mugaragaro icyubahiro cy'Imana abantu muri irindi zina rishyashya Dr. Are Promoter Lab Music Analysis Ladies and gentlemen, is your boy Young Rwandan journalist Thierry Adrek Adedech, the motivator, the Rio Hasara, the humble man. Nk'ibisanzwe rero hano ni kuri Gakondo Rio Empire. Iyi ni ya topic dukomeje kubagezaho Lab Music Analysis. Twagarutse muri laboratoire y'umuziki hano mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyamasheke. Ninde Dr. Are Promoter bimeze bite? Unyambitse irindi peta Are Promoter Dogiteri w'umuziki mana yanjye Adrek urambatije ndakubatije kabisa Imana ishimwe ku mugaragaro icyubahiro cy'Imana abantu muri irindi zina rishyashya Dogiteri Are Promoter Lab Music Analysis umwe mu bantu bize uturemangingo tw'umuziki nyarwanda cyane kuko hari ukuntu ubivuzemo uturemangingo tw'umuziki twabashije kugerageza kwigaho gakeya ariko Adrek yego hari abantu bo muri Canada yego batangiye kumbwira ngo yego turabakurikiye cyane nibyo kabisa no kuri Ottawa yego uramurwa ara mu Ottawa mu gihe wa Canada yego bari kumbwira ati komereza umusore wacu abakunzi rwose bari muri Canada turabasuje kuko iyo message nayakiriye kuri TikTok garagaza impano yawe none washije kubona iyo message Zimbabwe yego Malawi Kenya mana yanjye Are Promoter reka dusuze rwose aba diaspora bakurikira Gakondo Rio Empire wabonye ko bamaze kuba benshi Rwanda diaspora kandi nabashimira cyane mu ruhare bagira contribution ikomeye cyane kugira ngo umuziki w'u Rwanda ubashe gutera imbere ubona ko abanyarwanda rwose bari hanze y'igihugu aba diaspora bakomeje kugira uruhare runini mu kwagura umuryango mugari wa Gakondo Rio Empire cyane n'umuziki nyarwanda turabashimiye cyane Rwanda diaspora much respect to much respect kabisa Are Promoter noneho kugira ngo abanyarwanda urabizi ko iyi topic barayikunze cyane mwabonye ko comment zagiye zisukiranya abantu badukurikira bari live mu mande zitandukanye z'isi wabonye ko iyi topic bayikunze mu buryo budasanzwe noneho ushobora kwibaza ngo tubazaniye iki bimbaze Leka kubaza na Adrek yego mbaza uburenganzira bwo kukubaza mbaza iki kiganiro kigiye gukora ni iki tubazaniye noneho abanyarwandakazi ba diaspora dukunda cyane namwe mudasiba kutugaragariza urukundo tubazaniye topic imeze gutya tubazaniye umuziki wo guhera 2005 kugeza 2010 nta wundi bageze ubwo musesenguzi Are Promoter Dogiteri Are Promoter Lab Music Analysis nibyo kabisa Are Promoter urabizi ko abanyarwanda bakeneye kumenya amateka y'umuziki nyarwanda ubundi amateka y'umuziki nyarwanda ameze gute nyuma yuko urabizi ibyago twagize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 ibintu byose
bye byadiganye nyine ubuzima igihugu kidafite ubuzima yego n'umuziki urumva ko nta buzima ari ufite ariko Imana ndetse n'abayobozi bacu bakoze ubushoboka byose kugira ngo tubone umuziki w'iki gihe ni Imana n'abayobozi bacu. Much respect kuri His Excellency President of Republic of Rwanda Paul Kagame. Asante sana are promoter. Ego. Are promoter abizi ko byibuze guhera 2005 mu makuru wanganirijeho nk'umu legend. Muri legend ukiri muto. Musesenguzi umeze neza cyane. Mukambwe mu muziki. Ariko si mu myaka ni mu muziki. Revolution y'umuziki rwose. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Urabizi ko abanyarwanda nyine bakeneye kumenya ese uyu muziki nyarwanda kuva 2005 urabizi ko babitwandikiye ari benshi muri comment aba diaspora bari mu gihugu kuva 2005 kugeza 2010 umuziki nyarwanda wari wifashe gute? Urakoze Adreke, uricara nawe wumve aya mateka. Yego. Kuko nawe ndakeka ko ugomba kuyamenya. Nateye agatebe kabisa. Umuziki w'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 wabashije kubona kongera 2005 kugeza 2010 aho ngaho havutsemo impano nyinshi cyane. New generation zabo z'icyo gihe zakoze umuziki kandi zakoze ibikomeye cyane kugira ngo umuziki w'u Rwanda ubashe kongera kuba uhagaze nk'uko mubona uri stable ku buryo kuri iki gihe nyine urabona ko umuziki aho ugeze w'u Rwanda nyine ufite the source of the root of music after genocide against Tutsi 1994. Urabona ko hagiye hanazamo impinduka zitandukanye. Impinduka zitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho wenda kugira ngo dutangire neza abanyarwanda bamenya ati uyu muziki wa 2005 watangira utubwira ubundi umuziki wa 2005 wari wifashe gute icyo gihe? Umuziki wa 2005 wari umuziki wo kwitanga, umuziki w'amaraso, umuziki w'ishyaka ndetse n'urukundo. Umuziki utarangwagamo ishyari, ari urukundo rwinshi cyane ku mpande zose. Yego. Kuko harimo abahanzi benshi cyane babaye new generation y'icyo gihe barahari bakoze ibikomeye cyane. Babaye abaregent tunemera kuko abo bahanzi bacu nibo dufite ubu ngubu baracyanahari. Bamwe na bamwe baracyahari kandi baracyakora n'umuziki. Kugira ngo rero abantu babyumve neza gerageza nyine uduhe nka at least abahanzi nka 5 bakoze umuziki za 2005 kugeza za 2010. Urakoze cyane nubwo mbwiye 5 nta kibazo reka ngwe 5 kuko n'ubundi tuzajya dukomeza tubaganiraho. Mu bahanzi navuga muri icyo gihe baje muri iyo myaka muri iyo period of time harimo umuhanzi new generation y'icyo gihe harimo Meddy, harimo The Ben. Abo n'abahitinzi n'iki gihe turacyabona. N'aba regent mu kigero cya regent ubu ngubu bemereye kwambara titre cyangwa bemereye kwambara ipeta ry'uburegent. Ariko are promoter ubu ngubu nushatse kuvuga ngo Meddy na The Ben ubakuye mu muziki bagize abaregent. Ntago bakuye mu muziki ariko abaregent ari abantu baba bakoze ibintu bikomeye mu gihe cyabo kandi na n'uyo bahari niyo tubagomba kububaha. Nuko are promoter hari umuregent ubu umuregent akiriho buriya barahari cyane rwose barahari. Nta kibazo reka dukomeze noneho tubwire nakubwiye babiri kandi nkubwiye n'undi muhanzi wakoze amateka cyane akomeye n'umuhanzi bita Rafiki Cogastar umwami wa Cogastar. Rafiki w'imusanze Rafiki ariko mbere yuko dukomeza abanyarwanda bashobora kuba bataramwumvishe cyane. Abanyarwanda bavutse guhera za 2005 ngo ntago bapfa kumenya. Umenya ko dufite muri gakondo Rio Empire aba Genesis. Barimo aba Genesis umuntu wavutse muri 2000 aya mateka yakagombye kwicara gatera gatebe aba new generation b'abanyarwanda babasoriza inkumi hari amateka bagomba kumenya kugira ngo bubake umuziki wabo kandi ubashe gukomera kuko muri ibyo gihe umuziki wari ukomeye cyane. Nibyo kabisa. None Rafiki tubwire byibuze hari hit yaba yarakoze se kugira ngo abanyarwanda bate nyine bamufatisha. Rafiki cyane na new generation reka mubabwireho hari nk'indirimbo yakoze yitwa igikosi
ni rushanwa ryande n'induza kijyana urumva are promoter ariko ntukajye uririmba kuko si ntago ari ibyanjye ariko uragerageza kwigana kuko nabona ndi umuhanzi professional yari umuhanzi rwose ndi murabu analysis n'indirimbo yitwa yindi nakubwira funga butu gikomando ya izo ndirimbo zagiye ziba hiti cyane izo ndirimbo ntago wazimenya ariko ibyo ni ibyacu bisaba umukambwe mu muziki cyane rwose are promoter dukomeze tugeze ku mwanya wa gatatu hari n'abandi bahanzi bakoze amateka Theo bose babireba ntago nabura kumuvuga ntago nabura kumuvuga icyo gihe rwose imitima yarahembuwe n'indirimbo ze kuko yakoze indirimbo cyane nk'indirimbo yitwa Ikizurubwa mana yanjye izo ndirimbo nyinshi cyane amarubo bose babireba ikindi navuga urabona ko bose babireba bara n'indirimbo yamwitiriwe ni indirimbo yamwitiriwe kuko yakoze amateka cyane ari promoter urumva ko nanjye ibintu by'imiziki y'icyo gihe mbizi urabizi ariko nta kindi wifashisha ni AI nigo ayo makuru ariko uza ugomba kwicarana n'umuntu nkanjye akubwira amakuru nge habaye ntago wakifashisha AI kandi nari impari ite nakubeshya ari promoter ariko kuko AI ni rwego tuya kurodune so kugiye tugibahereza ayo makuru ariko nkanye nk'umukambwe mpari nani mpicaye nari maso na rebaga cyane umuziki uko wari umeze are promoter ariko bushatse kubwira abanyarwanda ko Tsera Adrek Adedechi atakurikiye umuziki w'icyo gihe yarawukurikiye ntago nabura ko kuvuga ko wawukurikiye nk'ubu ngubu udamutse nkubajije imyaka yawe abantu batangara bakumirwa kuko icyo gihe uramutse uvuze gutyo bakumirwa bakibaza umuntu ibyo ari kuvuga arahari arabizi ariko niyo mpamvu ntakirirwa nkubaza imyaka yawe kuko ntago ushaka ko usebera inyuma ya kamera nubwo batakuze mu minsi imbere bazakubona are promoter banaye makano nagutamo Adrek ubu n'ubusesenguzi buri muri laboratoire rap music analysis nicyo kintu ibireyeho ngiye ngomba kuvugisha ukuri na ruhande mbogamiyemo are promoter akadukomeza asigaye umuhanzi banzi babiri ari umuhanzi bita Miss Jojo Miss Chanera nabo n'abahanzi bakoraga umuziki n'umuhanzi bita Faikar niko bamwita baririmbye indirimbo kuvuya munsi ariho wahisemo kumbwira yuko birangiye yanda nekeraho rwose ibintu byo kuririmba ariko are promoter kugira ngo mbumvishe ubijyana umuntu ashobora kubumvisha injyana nawe uzi kurimbuka ku cyabahanga bwawe kugira ngo ubashe kumenya nibura ushobora kuba ntazi izina ryayo ariko nkaririmba nk'agace gatoya umuntu akabasha kumva koko iyo ndirimbo ko yabayeho ukabura yi promotinze ngomba ngomba no kwa promoting aba agent banjye ngomba kwemera cyane abantu banjye nakuze numva urabo uvuze mbashije kumva ko urabona ko ari n'abagikora umuziki kuri iki gihe noneho abo ni nk'abantu bari hit za 2005 kugeza za 2010 ni benshi cyane bari hit kuko umuziki wa kera abantu bose bari hit usanga indirimbo nge Adrek nkubwira n'amateka makeya nge ibi byose nabikurikiranaga nibere hano iwashu Cyangugu kandi numvaga radio imwe yonyine kandi nkurikirana amakuru ikuru kurindi uyu muziki wose nabashaka kuwukurikira kuri radio imwe Radio Rwanda noneho ese wenda kuri uyu muziki wa 2005 kugeza za 2010 urabona ko ari n'abantu bagize consistency bakomeje urabona ba Medina bahitinze bano ba The Benny n'abahitinze cyakora abo barafiki ba Miss Jojo abo ngabo Miss Chanel urabona ko bo wenda bafite uburyo batagikora umuziki mu buryo bwagutse bo nyine n'abarigent barakoze uruhare rwabo bakoze ibyabo barubakiye bano basore n'inkumi kuko iyo ufite fondasiyo nubwo nakubakira fondasiyo nkigendera cyo gemba nkubakiye ikintu gikomeye cyane ariko are promoter tuvuze ku bahanzi urabizi umuziki ntago waba umuziki hatari fondateri umuntu uwucura uwo twita producer wambwira umuproducer wabikoraga za 2005 kugeza za 2010 aho ngaho hari mu producer witwaga Rick niwe bashije kuzamura bari abahanzi ba Medina Deben yakoze indirimbo nyinshi cyane na Junior Multi System nabo burya nabari mu bantu bakoze indirimbo zikomeye cyane muri icyo gihe nabagabo na producer ukomeye cyane Rick nta muntu muzi ni fondateur wa producer muri new generation harya buri amagiste yitabye Imana inde Junior Multi System yitabye Imana rest in peace rwose my brother ndamwemera cyane ni nawe roro mudo wanjye kuko n'umuntu wagizaga sida amaze kugira sida
ntiyaheranwa n'agahinda avunika akaboko acikamo akaboko ariko still arakomeza arakora shimira n'umukobwa bita ndamwibagiwe wenda ikindi twavuga kuri ubutangiye nzababwira amateka yiwe nimara kuvuga ku producer nabo nzababwira amateka yuko bimeze ko aba producer nabo bakora iki gihe. Ikindi twamuvugaho urabona ko ni umuntu ufite urukundo rw'umuziki mu buryo budasanzwe. Tekereza umuntu ucika akaboko akemera agakomeza agakora production urabiza ariko wenda nka baba producer ufite muri IG record n'abantu bagomba kumumenya nka Yeba buriya so umufana we cyane ra Yeba ntabwo nziroro modo we nukuzamutumira hanga kuri izi kamera akaza akabamenera inkuru kuko ngewe ntabwo amakuru ye nyazi ntabwo nziroro modo wiwe ntamuvugira kana wahari mu minsi mikeya Yeba nawe ngomba kubumwereka muri iki kiganiro. Nibyo kabisa. Noneho wenda tugana nko ku musozo ni nk'iki wavuga nyine nk'ibintu nka 2 cyangwa 3 ubona byazanye impinduka zigaragara mu muziki nyarwanda mu bahanzi bari bahari za 2005 kugeza 2010? Impinduka zihari zinakomeye cyane kubona runo rubyiruko bano bahanzi batoya bari new generation bavuze guhera za 2000 bari kubasha gukora umuziki ukasanga kubona opportunity zo kujya hanze kujya kuririmba hanze kwita bitaramo byo hanze burya ni Rwanda ni diaspora babandi bakunze umuziki kuva kera nicyo kintu burya niho ushobora kubonera umusaruro wabo kubona bano bahanzi kubona bari kujya za Canada bari kuzana izo dollar rega za Canada Uganda Kenya hanze ubu ngubu hanze kuhajya ku muhanzi w'u Rwanda ntago bikiri ibintu bidasanzwe ntabwo bikiri ibintu bidasanzwe ariko kuva kera guhera 2005 kugeza 2010 umuntu abashaka kujya hanze y'igihugu yabaga ari umuhanzi ugendanye na President wa Republika cyangwa witabira icyo bita Rwanda Day. Uwo muntu iyo bashaka kubona itiki niwe bashaka kubona itiki yo kujya kwitabira. Wenda nk'ikindi twabwira abanyarwanda buriya abahanzi b'icyo gihe bafataga kugira ngo indirimbo ye ikinwe muri bino bihugu byo hanze bafataga nka CD akayijyana kuri ambassade bakayijyana he mu maradiyo station yahari hanze y'igihugu. Amakuru nayo niko bimeze gake nk'ikindi nakubwira nyine iyi ni Rap Music Analysis nzabahereza n'urutonde rw'abahanzi nibura 20 bakanyujijeho muri icyo gihe. Muri comment mujyemo mutubwire namwe muri comment bajyemo baba bandika batubwire se nabahe nawe waba wibuka bakoze umuziki icyo gihe guhera 2005 kugeza 2010. Noneho tugana nko ku musozo ese ubona umuziki wa 2005 kugeza 2010 n'umuziki w'iki gihe turimo 2025 ubona hari ahantu bishobora kuba bihuriye cyangwa bitandukaniye? Birahari kandi mbivuga gatoya umuziki guhera 2005 kugeza 2010 wari umuziki w'urukundo, umuziki utari mishyari, umuziki urimo gukora cyane, umuziki urimo gufashanya. Umuziki wa 2020 kugeza 2025 ni umuziki urimo amafaranga menshi cyane, urimo social media nyinshi cyane kandi urimo n'amafaranga maze kubivuga. Ariko umuziki wa 2005 kugeza 2010 n'umuziki wa 2020 kugeza 2025 ngiye uko mugereranya umuziki wa 2020 kugeza 2025 ngiye mufata nk'ikipe ikini defanda kuko ntabwo ubu ngubu bari kurekura baro ibashe gukinwa. Umuziki wa 2020 kugeza 2025 ngiye mugereranya nk'ikipe ikini defanda. Ibintu by'imipira ntabwo mbizi ariko umuntu ushaka kumenya ikipe ikini defanda ntabwo bugitsinda umwazegera Rugaju rigani akababwira ese ikipe ikiri defanda bigenda gute, tekinike ziba zihari nizihe, niko umuziki w'iki gihe umeze. Asante sana re promoter, reka tugushimire. Noneho abanyarwanda bagomba kumenya ko Rap Music Analysis nakagaruka cyane kuko tuzagana ku muziki cyane ni nka ruti tuzagana ku muzi w'umuziki w'u Rwanda nyuma ya jenoside
yakorewe abatutsi 1994. noneho are promoter gira ijambo genera abakunzi ba Gakondo Royal Empire. Abakunzi ba Gakondo Royal Empire ni ukomeza kudukunda cyane kandi bakabasha gukora subscribe tukagura ino Gakondo Royal Empire kuko niba ufite cyane abahanzi bo mu ntara abakuzi bo mu ntara kuko dufite na topic yacu itwa mu ntara wacu music update nimbasha kubona abantu bo mu ntara biwacu bakabasha gushyigikira ino Gakondo Royal Empire ibintu bizaba ari neza cyane kandi tuzaguka tugere kure ku rundi rwego. Asante sana yari Thierry Adrek Adedech the motivator the humble man hano ni kuri Gakondo Royal Empire. Stay here to entertain music, rap music and rises. Ciao ciao. Thank you very much. Gakondo Royal Empire.